Nuko ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, kandi nakwejeje utaravuka, ngushyiraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. U Rwanda ni igihugu cy'imisozi igihumbi. U Rwanda ni igihugu kibumbatiye amateka menshi. U Rwanda ni igihugu kiri mu bihugu bya Afurika y'Iburasirazuba. U Rwanda ni igihugu cyuje ubwiza. Ni igihugu cy'Abanyarwanda, ni igihugu cy'ururimi rw'Ikinyarwanda, ni igihugu abantu benshi batangarira, ni igihugu cyesheje imihigo ku ruhando mpuzamahanga. Nituvuga u Rwanda wumva Abanyarwanda, nituvuga u Rwanda wumve u Rwanda rw'imisozi igihumbi. Waba utekereza yuko u Rwanda kugira ngo rugere ku byo rugezeho ari impanuka? Oya. U Rwanda rufite abantu bashyize hamwe, ni u Rwanda rufite abantu buje urukundo, buje ubumwe, ni u Rwanda rukeneye kwiyubaka, ni u Rwanda rushaka kugera ku nzozi. Nituvuga amateka y'u Rwanda, turavuga ku Banyarwanda, turavuga ku abaruvukiyemo, tuvuge ku ntwari, tuvuge ku bigwi byabo, tuvuge ku byaranze Abanyarwanda. Tujya twumva amateka menshi atubwira iby'Abanyarwanda, tukumva amateka menshi atubwira ibyiza bitatse u Rwanda. Ariko uyu munsi ntabwo dushaka kuvuga kuri ayo mateka menshi, nta nubwo dushaka kuvuga kuri ibyo byiza byatatse u Rwanda. Ahubwo turavuga k'umwe muri bo wagaragaje ubudasa, k'umukobwa nk'umwana w'umukobwa. Turavuga amateka y'umuntu bita Mukakinani Claudine. Ni umudamu uyu munsi ufite imyaka 50 y'amavuko, ni umudamu ubarizwa mu gihugu cy'Ububiligi. Ushobora kwibaza mbese yageze mu gihugu cy'Ububiligi ate? Ushobora kwibaza ngo mbese amateka y'ubuzima bwe mu myaka 50 ni ayahe? Ushobora kwibaza ngo mbese uyu kuki agarutsweho nk'umunyabigwi? Ushobora no kwibaza ikibazo kivuga ngo mbese ubutwari yagaragaje ni ubuhe? Mukakinani Claudine ni umwana wavutse ahagana mu 1972, avuka ku itariki 21 z'ukwezi kwa gatanu. Ni umwana wavukiye mu murenge wa Rurenge, avukira mu kagari ka Rusese, aho ni mu karere ka Ngoma mu ntara y'Iburasirazuba. Ntabwo twavuga Mukakinani tutavuze ku basekuru be ndetse na ba nyirakuru. Muri icyo gihe yakomokaga kuri Ruhuku Stanley, yari mwene Mavengeri Michel na Nyiragacumikiro Adele. Uyu Ruhuku Stanley yari yarashakanye na Mukamutara Juliette, mwene Bahinyura Paul na Kankwanzi. Uyu Stanley na Juliette baje kubana, basezerana kuzabana karamata, ndetse bagatandukanywa n'urupfu. N'ababyeyi bari buje urwiza, n'ababyeyi bari bahuje urugwiro, n'ababyeyi barangwaga no gukora cyane, n'ababyeyi barangwaga n'umurimo mwiza. Muri icyo gihe ahagana muri iyo myaka y'1972 baje kwibaruka umwana w'umukobwa bamwita Mukakinani Claudine. Ayo niyo mateka yiwe, ni nawo munsi dushaka kubabwira urugendo rwe. Kuva ku itariki 21 z'ukwezi kwa gatanu mu 1972 kugeza ku itariki 21 z'ukwezi kwa gatanu mu 2022, imyaka 50 irashize. Iyo myaka 50 niyo Mukakinani yizihiza uyu munsi. Mukakinani yavukanye ubwiza budagereranywa. Yavutse mu muryango w'abana b'abahungu 6, avukana n'abakobwa
babiri harimo we ndetse na murumuna we. Ni umuryango wari ufite ishema, ni umuryango warangwaga n'ibikorwa by'ubuhinzi, ni umuryango warangwaga n'ibikorwa by'ubworozi, ni umuryango wari ufite icyerekezo cy'ejo hazaza, ni umuryango washakaga kugira ngo uzagere ku nzozi zabo, ni umuryango wari waravuzweho n'Uwiteka, kandi ni umuryango Imana yagiye yiyereka mu bihe bitandukanye. Mu mivukire ya Mukakinani Claudine, ababyeyi be bakomeje kumwitaho, bakomeza kumurera. Mbibutse yuko atari we mwana w'imfura, kuko yari afite basaza be bamukurikiraga n'abandi bamuzaga imbere. Ndashaka kugira ngo mbabwire yuko Mukakinani Claudine ahagana mu 1979 yatangiye kwiga amashuri abanza, ayiga mu kigo cy'amashuri cya Kirwa, kandi icyo gihe ku myaka 7 Mukakinani yatangiye gukora imirimo ikomeye yo kurwanira ishyaka umuryango. Reka tuvuge muri iyo mirimo Mukakinani aho yagiye agaragaza ubudasa, ni uko yakoze umurimo wo gutangira kwiga gukama, kuko yabonaga abandi bana bakeneye kubaho banywa amata, kandi ababyeyi bafite izindi nshingano bagomba kuba barimo. Yatangiye uwo murimo mu gihe uwo murimo tuzi neza ko ukorwa n'abana b'abahungu, ariko yarawukoze kuko yari yaravukanye ishyaka rikomeye cyane ryo kwita ku muryango we. Mukakinani Claudine ni umwe mu bakomeje kurwana ishyaka ry'ubuzima bakiri bato, aho yaje kurangiza amashuri abanza mu 1986. Yaje gukomereza amashuri yisumbuye mu ishuri rya segonderi rya Mukarange, aho ni mu gace ka Muhazi, cyangwa se abazi muri icyo gice cya Kayonza barahaza aho tuvuga. Mu 1994 yaje guhagarika amashuri ye bitewe n'intambara yari mu gihugu cy'u Rwanda. Ni intambara abantu benshi bafiteho amateka atandukanye, ariko ku muryango wa Mukakinani Claudine ni intambara yabasize iheruheru. Ushobora kuvuga ati mbese iyo ntambara ni bwoko ki? Ushobora kwibaza ngo mbese kuki intambara yabasize iheruheru? Tugaruke gato ku byaranze intambara ku muryango wa Stanley ndetse na Juliet, ari nawo Mukakinani Claudine akomokamo. Intambara yabarabaye yari igamije guhitana ubwoko bw'Abatutsi bwari mu gihugu cy'u Rwanda. Ni intambara itarigeze iba nziza na gato ngo ibere Abanyarwanda bose nziza, cyangwa se ibabere ikintu gishimishije. Ni ijoro ryangaga gucya, ni amanywa yangaga kwira. Ni ubuzima bwari bubabaje, ni agahinda kenshi, ni umubabaro mwinshi, ni amarira impinja zirira, ni amarira ababyeyi barira, ni ubutaka bwari bwasamiye kumira amaraso y'abantu bavutse uko basa. Inzirakarengane z'Abatutsi zarishwe mu 1994, abantu benshi barapfa. Uyu munsi u Rwanda abarenga miliyoni y'Abatutsi barishwe mu ntambara y'1994. Umuryango wa Claudine wari mu bwoko bwahigwaga muri icyo gihe, ntabwo byaworoheye na gato. Mukakinani Claudine abo bahunganye bose barishwe, nawe yari asize inyuma baricwa. Mbibutse ko Mukakinani Claudine kuva avutse yari yararezwe na nyirakuru umubyara. Nyirakuru yari afite abana b'abahungu. Abo bana mu gihe cy'intambara ya Jenoside yakorewe Abatutsi baje kwitaba Imana bose. Ubuzima butamubereye bwiza na gato, kuko nawe yahuye n'ibikomere by'intambara, kuko nawe intambara yamugezeho mu buryo bwo ku mubiri. Yarwaye ihamuka, arwara ibintu byinshi bitandukanye bitewe n'intambara. Abana be bari bamaze gushira. Ndavuga nyirakuru ubyara ababyeyi ba Mukakinani Claudine. Intambara uko yagendaga ikomeza ni nako yagendaga ikomeza kuba mbi ku Banyarwanda bose,
ndetse no ku muryango by'umwihariko wa Mukakinani Claudine nk'umuryango nawo wahigaga. Mukakinani yahizwe bukwari, yanyuze mu ntambara zitandukanye mu cyahoze ari perefegitura ya Kibungo, yakomeje guhunga agenda mu bice bitandukanye, abo bahunganye bose baza kwicwa. Mbega agahinda, mbega umubabaro, mbega amarira, mbega ikiniga, mbega abana ngo barapfa, mbega ababyeyi ngo barabura ababo, mbega abana ngo barabura ababyeyi babo. Ni amateka akomeye cyane yaranze igihugu cy'u Rwanda. Mukakinani Claudine yaje kuhatakariza umuryango we, aza kuhatakariza papa w'umubyara. Mbibutse ko papa we yamukundaga cyane, yari yaramutoje ubupfura, yari yaramutoje kuzarangwa n'ibikorwa by'urukundo, yari yaramutoje kuzarangwa n'ubugiraneza, yari yaramutoje kuzarwana ishyaka, akomeza amutoza kuzagira ishyaka ry'umuryango. Ni amarira, ni agahinda. Urupfu rw'umubyeyi wa Mukakinani Claudine, Stanley Ruhuku, ntabwo rwagenze neza kuko ababahigaga barabyigambye barishima cyane kuko intwari yari itabarutse. Mukakinani yaje kubikwa bavuga ko Mukakinani Claudine yapfuye, ndetse muri iyo segiteri abantu batangira kwishima, baravuga ati wa mwana w'umukobwa wo kwa Stanley yitabye Imana. Aho umusaza Stanley yari yihishe, aza kumva ayo makuru, aravuga ati ntago bishoboka, ndagomba kujya gushyingura umwana wanjye, inkongoro n'ibisiga bitabasha kumurya. Biba ngombwa yuko ajya kureba umwana we, ari nawo munsi amateka yiwe yagiye iherezo kuko nawe yahise yicwa. Ni intambara itari nziza na gato ku muryango wa Stanley ndetse na Juliet. Ni umuryango wahuye n'ibiza by'intambara, ibintu byabo birasahurwa, imitungo yabo irajyanwa, barasenyerwa, ubuzima burushaho kuba bubi. Mukakinani yakomeje gusenga Imana nubwo yari atarayisobanukirwa neza, ariko ijambo riravuga ngo nakumenye ukiri urusoro mu nda ya mama wawe. Mukakinani Claudine yakomeje kurwana no kwihisha, akomeza kurwana no ku mwana yari afite, akomeza kurwana n'abo yari yahunganye nabo, ariko biranga bibi by'ubusa. Intambara igenda iriho igana umusozo, ubwo RPF Inkotanyi yafataga mu gace ka Kibungo, ubwo nibwo Mukakinani yahungutse cyangwa se yavuye aho yarari kugira ngo azarebe imiryango yaba yaragiye isigara. Ni urugendo rutari rworoshye na gato, ni urugendo rw'amarira, ni urugendo rw'inzara, ni urugendo rwo kunyagirwa. Abari mu gihugu cy'u Rwanda barabizi. Ni urugendo abantu benshi bafiteho amateka n'ibikomere, ariko kandi ni urugendo rwibutsa abanyarwanda yuko bagomba kwiyubaka, badakwiye kuzasubizwa hasi n'amateka, cyangwa se badakwiye kuzongera gusubira muri jenoside yakorewe abatutsi ukundi. Muri icyo gihe Mukakinani Claudine, mbibutse neza ko yari yarashoje, atigeze arangiza kwiga. Intambara ikirangira byabaye ngombwa ko Mukakinani ashaka undi mugabo, ashaka umugabo kugira ngo babane, basezerana kuzabana mu buryo bwemewe n'amategeko, ariko iminsi ntigwira umugenzi. Ntago byamuhiriye, urugo rwe ntago rwamuhiriye, kubera yuko uwo bari bashakanye yaburiwe irengero. Ubuzima bukomeza kuba bubi, hanyuma agaruka iwabo. Mbibutse ko hari imfubyi nyinshi zari zarasigaye zo mu muryango, mbibutse nuko hari hasigaye umubyeyi na nyirakuru wari ufite ibikomere. Mbega agahinda. Mukakinani yaraje afatikanya n'umubyeyi we Juliet ndetse na nyirakuru umubyara kugira ngo babashe kwita kuri za mfubyi.
ibyo mbibutse ko ari umurage umubyeyi we yaramusigiye yo kuzita ku bandi no kuzarwana ishyaka ry'umuryango. Bagabagabanya abana kuko ubuzima bari babayemo ntabwo bwabemeraga kubana n'izo mfubyi zirenga 7 zari ziri muri urwo rugo. Abagiye kwa nyirakuru, abagiye kwa Juliet ndetse n'abo mu Claudine yarasigaranye. Kubera ko inzu bari babayemo yari akazu gato cyane, ubuzima bwabo bwari burushaho gusharira. Ubuzima butigeze buba bwiza na gato. Mukakinani yaje gushaka akazi, ashaka akazi k'ubwarimu, atangira kwigisha. Yaje kwigisha mu ishuri rya primaire rya Kirwa ahagana mu 1997 kugeza mu mwaka wa 2001. Igihe leta y'u Rwanda yavugaga yuko abantu badafite impamyabushobozi badakwiye gukomeza kwigisha, byabaye ngombwa ko Mukakinani kuko yarwanaga ishyaka ry'umuryango yerekeza mu mashuri kugira ngo azajye kurangiza abone impamyabushobozi. Ahagana mu mwaka wa 2001 yakomeje mu mashuri y'ikigo cya SPEC Ikibungo, ajya kwiga mu ishami rya normal primaire cyangwa se ishuri ry'inderabarezi. Yaje kurirangiza mu mwaka wa 2005 kubera yuko muri we yakundaga ikintu cyo gufasha abandi no guharanira yuko abantu batababara cyangwa se batagira akarengane. Yakomeje kurwana ishyaka ry'umuryango ari naka atekereza icyazabafasha cyisumbuye. Ahagana mu mwaka wa 2005 bishyira 2006 yerekeje mu gihugu cy'Ububiligi. Ni urugendo rutari rworoshye na gato, aho atarasanze umuntu n'umwe yarazi, aho atarasanze abavandimwe, aho atarasanze inshuti. Ahubwo yaravuze ngo ngiye gushaka imibereho y'umuryango. Ni inzira ndende kugira ngo agere mu Bubiligi tutari bugarukeho muri aka kanya. Ageze mu Bubiligi yakiriwe mu mujyi wa Liège, aho ubuzima bwe bwatangiriye kugorana kubera yuko kuba mu Bubiligi udafite ibyangombwa bikuranga ntabwo byari ikintu cyoroshye. Nyuma gato Imana yaramufashije abona ibyangombwa, aza gutangira ubuzima bwo gushakisha imibereho. Igihe cyarakomeje, ahagana mu mwaka wa 2007 bishyira 2008 yaho mu mujyi wa Liège mu gihugu cy'Ububiligi, Mukakinani Claudine yafashe amahugurwa y'ivyerekeranye n'amahoteli mu butetsi kugira ngo bibashe gutuma abasha gufasha umuryango. Yize ayo mahugurwa kugira ngo abone akazi keza. Yakoraga amanywa na nijoro, yakoraga umunsi, amasaha menshi kugira ngo abashe kubona amafaranga yafashisha umuryango we yarasize muri Afurika, yafashisha umuryango we wari usigaranye imfubyi nyinshi, kandi akeneye yuko babasha kubona aho kuba, babasha kubona inzu, babasha kubona imyambaro, bamwe basubira mu mashuri kuko nta babyeyi bari bafite. Byari agahinda ndetse byari umubabaro ku mwana w'umukobwa wari ufite ibikomere. Mbibutse neza yuko mu bijyanye n'urukundo Mukakinani Claudine yari yaragize ibikomere by'urukundo. Intambara ikirangira nk'uko nabibabwiye, yashatse umugabo aza kubura, nyuma rero bimutera igikomere kinini cyane ku buryo by'urukundo ntabwo yabitekerezaga. Icyari kimuraje ishinga byari ukugira ngo yubake umuryango we. Ahagana mu mwaka wa 2008 mu kwezi kwa 6 nibwo yatangiye akazi, atangira gukora mu kigo gishinzwe cyangwa se mu kigo cyakira abantu bashesha kanguhe cyangwa se bari mu myaka y'izabukuru, kubera yuko mu buzima yumvaga nta kandi kazi yakora atari akazi ko gufasha abantu, atari akazi ko gufasha abababaye, atari akazi ko gufasha abarushye. Yakomeje gukora muri icyo kigo icyo bita Maison de Repos aho ngaho mu mujyi wa Liège. Ni akazi yakoze imyaka myinshi
kuko yagashoje ahagana mu mwaka w'ibihumbi 2019. Ni akazi yaboneyemo umugisha, ni akazi yaboneyemo inshuti, bimutera gutuma yita ku muryango yari amaze gusiga mu gihugu cy'u Rwanda. Reka tugaruke gato ku buzima bwo mu gihugu cyo mu Bubiligi. Muri icyo gihe muri 2009 yaje guhura n'umutware, yaje guhura n'umuntu wari ufite ubwenegihugu bw'Ububiligi ariko kandi akaba ari umwera, yitwaga Sebastien Jean. Uko kumenyana nawe yamubonyemo urukundo rukomeye cyane, yari umuntu ufite ubwiza budasanzwe. Ariko mbibutse yuko mbere yuko ahura na Jean Sebastien hagana mu mwaka wa 2009, byabaye ngombwa yuko yimukira mu mujyi, ava mu mujyi wa Liège kuko ubuzima yabonaga yuko bugoye, yerekeza mu mujyi wa Blankenberge. Ni umujyi uherereye hafi n'inyanja, ni umujyi utuwe n'abafurama benshi, ni umujyi atarazi ururimi rwaho na ruto, ni umujyi byari bimugoye cyane kugira ngo arubemo. Ariko kuko Imana yari yarakoze igitangaza, umwe mu bo bavukana bita Jackie, Imana yari yaramufashije we n'umutware we baza mu gihugu cy'Ububiligi, dore ko ari n'abakobwa babiri bavukaga mu muryango wa Stanley. Baza mu gihugu cy'Ububiligi. Uwo muryango rero wari utuye mu mujyi wa Blankenberge. Ni umuryango wamwakiriye Mukakinani ubwo yari avuye i Liège, hanyuma Mukakinani batangira kumumenyereza, bamufasha muri byinshi, bamufasha mu kazi. Reka mbibutse yuko umunyarwanda yavuze ngo uwugira Imana yiturwa ineza n'uwo yamugiriye. Ese waba wari uzi neza yuko Mukakinani Claudine uwo wamwakiriye Jackie ari murumuna we? Ese waba wari uzi neza yuko mu ntambara y'1994 yakorewe Abatutsi Mukakinani yasigaranye inshingano zo kwita kuri uwo murumuna we? Ese waba wari uzi neza yuko murumuna we kugira ngo agere mu Bubiligi Imana yamufashije? Ni nayo mpamvu bavuga ngo gira neza wigendere kuko ineza uzayisanga imbere. Byabaye ngombwa rero yuko umuvandimwe we bita Jackie yamurwaniye ishyaka kugira ngo abashe gutura muri uwo mujyi wa Blankenberge aho yari avuye i Liège. Baramufashije mu buryo bwose, baramufashije mu mpande zitandukanye, baramufashije mu buryo bwose. Mukakinani yakomeje kurwana ishyaka ry'ubuzima. Ahagana mu mwaka wa 2009 nk'uko nari ndiho mbibabwira, yaje kubana n'umutware we bita Jean Sebastien. Barabanye, bagira urukundo rwinshi. Mukakinani yibagirwa ibikomere yagize mu buzima bw'urukundo kuko yari abonye umugabo umumara agahinda. Mu mwaka wa 2013 berekeje mu gihugu cy'u Rwanda bajya kureba umubyeyi. Umugabo we yaje gufata umwanya amwambika impeta imbere y'ababyeyi, aravuga ngo aka nakara ko mu mara yanjye, nakagufa ko mu magufa yanjye, azitwa umugore kuko akuwe mu rubavu. Ni ibintu byashimishije umuryango cyane, ndetse ni ibintu byashimishije umubyeyi we Mukamutara Juliette, aho yavuze ati umwana wanjye Imana imukijije amarira. Ni ikintu cyabaye cyiza cyane muri uwo mwaka, ni ikintu cyiyongereyemo ubutsinzi mu muryango. Umwaka wakurikiyeho bibarutse umwana bamwita Stanley. Mbibutse ko Stanley yari papa ubyara Claudine. Ushobora kwibaza ngo mbese kubera iki umwana wa Mukakinani Claudine ndetse na Jean Sebastien bamwitiriye sekuru umubyara? Mbibutse ko Mukakinani Claudine yakundwaga na papa we cyane, ndetse n'urupfu rwa papa we rwakomotse yuko yaraje kureba umwana we babitse, bavuga yuko Mukakinani Claudine yitabye Imana.
Byabaye ngombwa rero yuko Mukakinani ayo mateka atazayasibanganya, aravuga ngo utaganiriye na se ntamenye icyo sekuru yasize avuze. Biba ngombwa yuko umwana Stanley abaho kugira ngo azagire ikirenge mu cya sekuru. Ubuzima bwarakomeje muri icyo gihe, ahagana mu mwaka wa 2015 mbibutse ko Mukakinani Claudine mbere yuko ashakana na Jean Sebastien yari yaribarutse umwana w'umukobwa mwiza, kandi nawe aza yuje urugwiro. Ni urugendo rw'ubuzima rutamworoheye na gato, ariko Mukakinani Claudine yaruhagazemo nk'ubutwari. Kuba uri umukobwa uri mu gihugu cy'Ububiligi, kuba uri umukobwa ukeneye kwita ku muryango wawe, kuba uri umukobwa ukeneye gufasha imfubyi, kuba uri umukobwa ukeneye kwiyubaka, ntabwo byari byoroshye na gato. Ariko icyo Uwiteka yavuze ku muntu byanga bikunda kigerwaho. Mu mwaka wa 2015 uwo bari barashakanye Jean Sebastien yaje gufatwa n'uburwayi bukomeye cyane, ndetse uburwayi bwahungabanyije umuryango we, ndetse buruhungabanya imitekerereze ya Mukakinani Claudine. Yararwaye cyane umutware we, araremba bikomeye. Bigeje mu mwaka wa 2017 mbibutse yuko uwo mutware yararwaye indwara idakira. 2017 ku itariki 7 ku itariki 27 z'ukwezi kwa karindwi ni umunsi utazibagirana mu muryango wa Mukakinani Claudine. Ni umunsi utazibagirana ku bana be Teta, ni umunsi utazibagirana ku bana be Stanley. Ni umunsi w'amateka yaje yongera yisubiramo ubwo yaburaga papa we Stanley umubyara muri jenoside yakorewe Abatutsi. Ni umunsi wongeye kwisubiramo kuri itariki ya 27 z'ukwa karindwi ahagana mu mwaka wa 2017 aho yaburaga umutware we. Umutware azize uburwayi. Yari yaramusezeranije yuko bazabana karamata, yari yaramusezeranije yuko azamubera aho papa we atari. Mukakinani Claudine ubuzima bwahise busubira hasi, ubuzima bw'igikomere burongera burahaguruka. Aravuga ati nabuze umubyeyi wanjye bita Stanley, none nawe ndakubuze mugabo mwiza. Ni urugamba rw'ubuzima yari yongeye gutangira, ni urugamba rw'ubuzima rwamubereye ishuri. Ubuzima bw'ubupfakazi abatabuzi barabubarirwa, uza kwanga azakubwire ngo uragapfakare. Ni ubuzima bushaririye Mukakinani yari atangiye. Abana babiri mu gihugu cy'Ububiligi, abana babiri mu gihugu cy'amahanga, abana babiri adafite uwamurengera. Yari afite agahinda kenshi, yari afite umubabaro mwinshi, ariko akomeza arwana ishyaka. Aravuga ngo kuko icyo Umwami Imana yamvuzeho byanga bikunda kigomba gusohora. Ni umuntu wagomba kurwana ishyaka ryo kubona hatuza abana be. Ni umudamu wagomba kurwana ishyaka ryo kuvuga ngo ntabwo nziyandurisha ibizira byo mu Bubiligi. Ni umudamu wagomba kurwana ishyaka ryo kuvuga ngo nubwo bimeze gutya mbaye umupfakazi, ariko Yesu yadusezeranije yuko ari umugabo w'abapfakazi ndetse akaba se w'imfubyi. Ni urugamba yagomba kurwana atitaye ku bivugwa, atitaye ku ntambara azahura nazo zitandukanye. Mukakinani Claudine yakomeje urwo ruganda. Navuga ngo ni uruganda Yobu yanditse, aravanga Imana izi nzira anyuramo nimara kungerageza nzahinduka nk'izahabu nziza. Ni uruganda rero rwaje kumubera zahabu, ni uruganda rwaje gutuma asohoka ari zahabu. Ese waba wari uzi neza yuko mu mateka bavuga yuko imyaka 50 ari imyaka ya gold? Nituvuga gold wumva zahabu, nituvuga gold wumve ibishashagirana. Ese waba uzi uwo mukobwa cyangwa se uwo mudamu turi kuvuga? Nawe arashashagirana nka zahabu. Muri icyo gihe urugendo rwe ntabwo rwakomeje kuba rwiza nk'uko yabyifuzaga, kuko ubuzima bw'ubupfakazi bwakomeje kugenda burushaho kuba bubi. Mu mwaka wa 2019 ni nabwo
yerekeza mu kandi kazi. Yerekeje mu kandi kazi, mbibutse yuko Jackie ndetse n'umutware we Sostene uyu munsi bafite abana 3 bamufashije kugira ngo ubuzima bwe burusheho kuba bwiza. Uyu Mukakinani Claudine ni umudamu ukomeje kwesa imihigo mu gihugu cy'Ububiligi, ni umudamu ukomeje kwesa imihigo mu gihugu cy'u Rwanda, aho akomeje gufasha imfubyi, aho akomeje gufasha abatishoboye, aho akomeje gufasha abapfakazi, aho akomeje guharanira ishyaka ry'umuryango ndetse n'iry'igihugu cyamubyaye. Mu bantu benshi bagiye bagaragaza ubudasa bwa Mukakinani harimo abo yareze mu gihe cy'intambara ya Jenoside, aho bagaragaza yuko Mukakinani ari umudamu ntagereranywa. Ni umudamu ufite ishyaka rikomeye cyane ry'ubuzima, ni umudamu utajya utakaza icyizere cy'ejo hazaza. Abagiye bagirirwa neza na Mukakinani barabyirata, nubwo uyu munsi tutabura kuvuga ngo ntawuneza rubanda. Umugani umunyarwanda yaravuze ngo kwiturwa ineza n'uwo wayigiriye ubugira Imana. Uyu munsi Mukakinani Claudine afite amashimwe akomeye cyane yuko yujuje imyaka 50. Ku itariki 21 z'ukwa gatanu mu mwaka w'1972, itariki 21 z'ukwa gatanu umwaka w'2022, imyaka 50 irashize. Ni imyaka 50 ifite urugendo rurerure ku buzima bwa Mukakinani Claudine ndetse n'umuryango we, ariko ni imyaka 50 ifite icyo isobanuye mu mateka y'ibikorwa ndetse n'ubutwari bwa Mukakinani Claudine. Ntabwo umuntu akwiye kuvugwa ibyiza kiriho cyangwa se yarapfuye gusa, ahubwo igihe cyose duharanire kuvuga ibyiza by'umuntu. Ese waba wari uzi neza yuko nugira neza iyo neza uzayisanga imbere? Ese waba wari uzi neza yuko kubaho ari ukubana? Umwanditsi w'umuhanga cyane yanditse ijambo rivuga ngo inshuti zikundana ibihe byose, kandi umuvandimwe akavukira gukura abandi mu makuba. Uyu Mukakinani Claudine afite intumbero nyinshi mu myaka asigaje ku isi, kuko yaravuze ngo amasegonda n'iminota n'amezi n'imyaka nsigaje ku isi ntabwo mbizi, ariko icyo nzi cyo nuko nzayikoresha neza mu kwagura ubwami bw'Imana, ndetse nzayikoresha neza mu gutuma abantu babaho mu bumuntu. Ubumuntu bwarashize, ubumuntu bwashize mu bantu, ariko ni wowe nanjye kugira ngo tugarure ubumuntu. Intumbero afite mu myaka iri imbere ni ukuzagaragaza ubudasa, aho umwana w'umugore cyangwa se umwana w'umukobwa akwiye kugaragaza akitinyuka, akavuga ngo nubwo twaheranywa n'ubuzima bugasharira, ariko ntibikwiye yuko tuguma muri ubwo buzima. Gushaka niko gushobora. Umunyarwanda yaravuze ngo haguma amagara naho imirizo yiramera. Ugihumeka umwuka wo mu mazuru ubasha gutungurana. Ugihumeka umwuka wo mu mazuru ubasha kugera ku ntsinzi y'ubuzima bwawe. Uyu munsi Mukakinani arishimira ibyo yagezeho mu myaka 50, akishimira yuko atigeze ava muri uyu mubiri, nyamara abo bari kumwe bose, inshuti, abavandimwe, bamaze kuva muri uyu mubiri, abo banganaga, abo babyirukanye, abo biganye, abo bakoranye, ariko Imana imutije kugeza ku myaka 50. Ni igikorwa cyo gushimirwa. Ndagushimiye wowe warunteze amatwi. Twishimiye kwizihiza yubile y'imyaka 50 hamwe n'umuvandimwe wacu. Twishimiye ibyo yagezeho, ndetse tumuragije n'Imana kugira ngo izabane nawe mu biri imbere. Uyu munsi ukuremo isomo rivuga ngo icyo Imana yavuze yaracyanditse, naho ingabo zabamba amahema kukurwanya, ariko umutima wawe uzakomere. Intambara ntizizabura, ndetse n'ibigeragezo ntibizabura,
ariko ejo hawe ni heza. Uyu munsi ni Mukakinani Claudina ufite amateka y'ibigwi by'ubutwari, ariko uyu munsi ni wowe nanjye wo gukora iby'ubutwari. Ndagushimiye, nkwifurije amahoro y'Imana ndetse n'umugisha. Mbibutse ko ntabwo ubuzima bw'umuntu burangirira aho gusa, ahubwo nyuma y'ubu buzima hari ubundi. Dukora ibyiza tugifite uburyo, kuko hari umunsi tuzagororerwa. Imana ibahe umugisha. Shalom shalom, ndabakunda cyane.